Ese nawe ibi bintu bijya bikubaho cyangwa uri wa muntu ubona bukeye umunsi ukira ukwezi kukarangira umwaka ugashira ntacyo urabitekerezaho cyakoze ubaye utanabitekerezaho waba ufite n'ikibazo gikomeye hitamo ujye kwivuza cyangwa uzahore gutyo nyine. Ubusanzwe ubundi umuntu ufite ahazaza heza aratekereza akavuga ngo mu gihe runaka nzaba ngeze kuri ibi kabone nubwo atabigeraho ariko byibuze aba yabitekerejeho. Niyo mpamvu rero ugomba kwibaza uti ese ubundi mu myaka iri imbere nzaba ndinde. Ushobora kubifata nk'ibintu bisanzwe ariko dore ingaruka zabyo iyo utabitekerejeho. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukwereka ibintu bitanu abantu benshi bakora cyangwa se batesha agaciro bikaza kubaviramo kwicuza ubuzima bwabo bwose. Ngiye guhera ku kintu cya mbere ariko urasa gutungurwa n'icyanyuma. Wowe wihangane urebe video irangire. Tudatinze rero dore ikiza ku mwanya wa mbere nubwo icyanyuma aricyo gikaze cyane. Kudaha agaciro igihe, time. Igihe ntugisuzugure, igihe gihindura uwari meya w'akarere akaba umucuruzi, igihe kikubakisha etage, igihe kikugira umukire cyangwa umukene, igihe gituma bakongeza umushahara, igihe kiguhesha akazi. Ibyo byose nkubwiye niwongeraho n'ibyo ufite igihe cyakwambuye cyangwa kizaguha bigirwamo uruhare nawe. Ubikora neza cyangwa ukabikora nabi kandi ntabwo ushobora gusubiza igihe inyuma ngo ubashe kubikosora. Niyo mpamvu wagakwiye kwitondera igihe ugashishoza ibyo ukora n'igihe ugomba kubikorera. Erega wibuke ko igihe nicyo kintu gikomeye kurusha amafaranga ariko abantu benshi babifata nkaho kizahoraho. Bakicara bakavuga ngo nzabikora ejo, ndacyafite imyaka myinshi yo kubikora, ndacyari muto. Ariko uwo muntu ukubwira ko ukiri muto mu bundi buryo aba aguciye intege, atuma ugenda gake gashoboka. None se reka nkubaze, ubikoze hakiri kare ukabigeraho ukiri muto ukabyishimira umaze gusaza byagutwara iki? Baragushuka niba ugifite iyi myumvire uyihindure. Reka nkubwire, reka kwirirwa upfa ubusa ntacyo ukora uvuga ngo nzabikora ejo ariko uzihangana ubundi ibyo uvuga ngo uzabikora ejo ubikora uwo munsi hanyuma urebe ko ejo uzabura icyo gukora. Ndakubwiza ukuri ejo uzakibona. Abantu benshi baricuza igihe bataye kabone niyo baba bafite amafaranga kuko ntibashobora gusubiza ibihe inyuma. Icya kabiri, kudakunda cyangwa se kudashaka ibyo wowe ukunda. Abantu benshi muri iki gihe bagorwa n'igitutu cy'abantu. Umuntu akakubwira ngo uzacuruze biriye nibyo birimo amafaranga kandi wowe utabikunda, ngo uzajye kwiga ubuganga nibo bantu batabura akazi kandi wowe wifitiye impano y'ubucuruzi. Ni hahandi usanga umuntu ibyo akora byaranze bisa nkaho nta mugisha bifitemo, ahora arira abwira Imana ngo Mana kubera iki nge utamfasha, kubera icyo utama umugisha w'ibintu nkora. Ariko yuko ibyo wahisemo gukora bitakurimo wabikoze kubw'abantu. Ngaho ndebera nawe bagushiraho igitutu cyo gushaka kandi wowe nta gahunda uragira, hanyuma wamushaka nimwumvikane kuko hari ibyo wowe utari witeguye. Rero reka duhitemo cyangwa dukora ibyo dushaka kandi biturimo kuruta cyane iby'abandi baduhitiyemo. Uko umuntu akunda bitandukanye cyane n'ibyo undi muntu akunda. Ntukemere ko abantu baguforosa bagutegeka bakubwira ngo kora iki kandi wowe utagishaka. Icya gatatu, gukunda abantu babi. Ubushaka wahita umbaza uti ubundi umuntu mubi aba ameze gute? Gusa simvuga ku isura unyumve neza ariko reka mbanze nkubwire ko abantu benshi barimo kwicuza kubera inshuti bagize, kubera abo bakundanye nabo, kubera umugabo yashatse. Ibyo bigatuma ahora avuga ngo ubundi kubera iki Imana yemeraga ko menyana n'uriya muntu. Witamo inshuti nyakuri biragoye, nibyo nanjye ndabyemera ariko nanone kuyirekana ibigoye. Hari inshuti mu buzima bwacu zidashobora gutuma dutera imbere. Harimo wa muntu ubwira ibyo uteganya gukora aho kukugira inama y'uburyo uzabyitwaramo, ahubwo completely ahita akubwira ngo ntabyo ushoboye, byibuze atanakweretse aho wakosora cyangwa icyo wakora. Nanone wa muntu uhita akubwira ngo yego bikore, uwo nawe ni mubi cyane. Uwo we yanakuroha mu ruzi. Ibaza ariko umuntu ubwira uti ngiye kubikora agasubiza ngo yego bikore, nahataniye n'uwiyicira umwana we kandi yaramubyaye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo niba ubona udatera imbere uzashishoze mu nshuti zawe umuntu ugisha inama y'ikintu ugiye gukora cyaguteza imbere. Ushishoze urebe inama ajya kugira, nutabikora gutyo nawe uzaza muri ba bandi bicuza ku byo batakoze. Reka dusoreze kuri cya kintu nakubwiye, ukizirikane kandi ucyumve neza. Kubaho udatekereza ejo hazaza hawe. Ndakubwiza ukuri ko nta muntu n'umwe wicare ngo yicuze ku byiza yakoze, ahubwo abantu bose baricara bakicuza ibyiza batakoze, amahirwe batafatiranye, imbaraga batakoresheje, inshuti mbi batirukanye mu buzima bwabo, igihe cyabo batakoresheje neza. Niyo mpamvu nkubwira ngo gutekereza ejo hazaza hawe ni ingenzi cyane kabone nubwo utabigeraho ibyo wiyemeje gukora, ariko byibuze wakoze plan y'ibyo ugomba kuba waragezeho mu gihe runaka. Ushobora kuba utari kubyumva neza, reka mbanze nkubwire ibyiza byo gukora plan y'ejo hazaza hawe, ukahashushanya ukavuga ngo byibuze uyu mwaka uzarangira mfite ibi bintu. Icya mbere, bituma nta muntu ushobora kuguca intege mu byo urimo gukora, bituma usevinga amafaranga cyangwa bikakurinda kugendera mu kigare cy'abantu, biguhesha icyubahiro no gukundwa kuko abantu babona uri wa muntu uri serious ufite intego mu buzima. Kandi wibuke ko abantu benshi bakunda umuntu ugira gahunda, umuntu uharanira kuba umukire. Ikindi kandi kugira plan z'ahazaza hawe bituma uhora utekereza ushakisha uburyo ki uzagera ku cyo wiyemeje. Si ibyo gusa kandi
binatuma za nshuti mbi nakubwiye ziva mu buzima bwawe kuko nta hantu wongera guhurira nazo. Bivuze ngo uba wageze mu kindi cyiciro nubwo nta mafaranga uba wakagize, ariko nta muntu ukumenyera, ahubwo barakubaha bakabona kuri wa muntu wo kugishwa inama. Rero niba udashaka kuzicuza mu myaka iri imbere kubera ibyo wakoze bibi, ndagira ngo ukurikize ibi bintu maze kukubwira. Iri ni isomo ry'umugisha, ntabwo ushobora kubyiga mu ishuri, oya, uretse hano kuri Rwanda Event TV. Gahandika muri comment umbwire, ese wowe ni gute wari ubayeho? Niba waragiraga intego z'ahazaza hawe cyangwa niba ari bwo bwa mbere ugiye kubishyira mu bikorwa. Ngaho rero njye ndabakunda, mugira amahoro n'amafaranga.